mani sahangasi nahanga kabisa ibintu tayari ubu ngubu kuri gahunda. Yes kuko ikigega ari nigeze kukibona bivuga amagambo menshi tayari ubu ngubu miliyoni namaze kubikubita ku mufuka. cya gipangu n'ikigenda kibona twakigezeho Yeah. wamfatira rero kanacungira wowe nkurira nkahita njya kubisoza. Nubu rero ukuntu ibintu byifashe ubu ngiye kugucungira noneho wowe itawurira hara hejuru. Sasa ubwo nge ndaza musapoting kugira ngo duturere nyine boro nawe urabyumva. Kuko urumva baramutse batugwiriye mani nyine n'ugwita turaburiza mani. Surika tukiri twagiye. Okay, none ndagezeyo we boro ntabwo ibuta nzizana wewe utuza. Bite man. Ese man kumbona muri kurira habaye iki kibazo? Ni byiza mani, ese mani ntawe uri gushaka icyaha. Nyine ndaje mbona abantu bari kurira mbigiraho ikibazo. Bimeze gute ni ikihe kibazo mumbwire nanjye nshobora kuba nabufasha. Mani akasakumiro koko. Wakomeje inzira zawe ukagiye ujya. Hano ninde wakubwiye ko dukeneye ubufasha? Oye ngiye ntabwo nshobora kuza ngo nsanga abantu bari kurira igipangu bure kubabaza impamvu bari kurira. Ni urufungu se mwataye mu gipangu habayemo ikibazo no kubera iki? Ese mani warekanye n'icyo gipetu ukaza kubaza boro zacu. Peti nawe komeza ugende uterekere gahunda zacu. Rero ndabona uyu mutipe ntazi ibyo ari byo kabisa. Ubundi wakomeje inzira zawe igihe umuntu yakubwire nta matwi ugira. Uranze? Mwiyareke. Ndi kubona rero ibintu mufite bimeze nk'iby'abajura. Mushobora kuba muri abajura. Abajura? Abajura? Noneho ibintu tubigire seri. Ndavuze ngo cishwa hanga. Oya ngiye ntabwo navanga. Ndi kubona abantu bari kurira igipangu ngo vanga. Petutwa nta matwi kigira man. Ndi kubona n'abantu cishwa hanga mve maso man. Oya ntabwo ibyo ngibyo bibaho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ariko man uri mwiza koko man urashimishije. Haleluya. Amen. Mumeze mute? Tumeze neza. Mana yanjye muri ukawe Imana yadukunda. Murabyibuka? Ahandi rodeva ariko man ushimwe. Haleluya. Ihabwe icyubahiro. Kuri Imana yacu ni igitangaza. Amen. Imana itanga byose. Reba ubwo twari tuririya nta kintu tutazi kwambara tutazi nta kintu na kimwe dufite ariko Mana warahabaye. Mana ushimwe ko turiho tugihumeka n'ukuri data ushimwe. Ihabwe icyubahiro. Mumbabarire twande turirimba ino ndirimbo n'ukuri irimo irafasha muri iyi minsi bishimishije. Mureke tufatanye mufate ibitabo by'indirimbo turirimba indirimbo ya 38 mugakiza. Nahageze? Twagiye. Ntabwo ngiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe nibuka Zajya ni Yesu ushimwe ukayubwibora imenye ibyo byose uko bingana Imana yacu ifite umutima w'urukundo Shibinkwiriye umunezero wose yose abinzanira amahoro amba hafi ndetse buri munsi kandi angerera ubuntu bukwiye ajya yikorera imitwaro niwe data kandi niwe mama nguku kwajyanunga buri munsi haleluya ajyanamira muri ibyo byose buri munsi azajyanimba iryo ngiryo ni isezerano y'amahoro buri munsi azajyanimba iryo ni isezerano y'amahoro mana yanjye komeza ujye umfasha utaramire neza icyo haleluya more nizeye ijambo sinkabure Yesu ushimwe data
bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umpa imbaraga ku buntu bwawe haleluya kugeza igihe uzaza umpa imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza umpa imbaraga ku buntu bwawe kugeza we kugeza haleluya mana ushimwe uhimbazwe data haleluya ako mana uri igitangaza ko mana umpa imbaraga ku buntu bwawe ariko ibyo bintu murimo murabyumva yesu aduha imbaraga mana yanjye komeza ujye ufasha haleluya ariko ibyo bintu murayumva ni ukuri muri iyi minsi biragoye muri ibi bihe biragoye hatabaye imbaraga z'Imana ntacyo twakigezaho usibye Uwiteka wonyine waturengera akazana ubuntu bwayo akaduha imbaraga zayo haleluya 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 Mana ushimwe shimwe Kristo ni ukuri igitangaza data haleluya 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 nta muntu ufite arariri kumubyiga muri we ariko ngo ayitere mumwikirize n'ukuri amina haleluya numva bari twanditse mu ijambo ry'Imana riri kumfasha mu migani ibice 10 umurongo wa 19 twahageze twese yego mureke dusome kumva ijambo ry'Imana haravuze ngo mu migani ibice 10 umurongo wa 19 amagambo menshi ntaburamo ibicumuro uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge haleluya uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge haleluya ratawe rwose turi kumwe uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge ni ukuri murinde imitima yanyu murinde umunwa wanyu ibyo muvuga ibyo mukora hanze hari ibigusha byinshi ariko twirinde mu byo tuvuga kugira ngo tubashe gukomeza kubana n'umwami wacu Yesu amahoro nta kindi mureke dusome muri Zaburi igice cya mbere Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere twahageze yego dusome mu izina rya Yesu amen hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi wumvishe kandi hahirwa umuntu utagira ute udakurikiza imigambi y'abantu haleluya nukuri Yesu ushimwe hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi ahabwa icyubahiro nukuri nahagarare mu nzira y'abanyabyaha kugira ati amen nahagarare mu nzira y'abanyabyaha haleluya haleluya niyicane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira haleluya kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro haleluya nukuri mureke dukurikire uyu mwami tumukorera tubikunze twumva amagambo yiwe meza nukuri dukurikiza imigambi ye myiza ntitwicane n'abakobanyi twere kuba nk'abandi bo muri iyi si ahubwo twe tuba abanyabwenge tube abantu basomye ijambo ry'Imana haleluya haleluya komanda uraryoshye we icyo yanditse yaracyanditse bana b'abantu mwe mubyange cyangwa mubyemere nacyo yenda guhindura mani rero simbazi mu mudugudu ariko ndi kubona mufite ibyo byuma ndi kubona ushaka ibintu byo kurwana wowe shyira icyo cyuma hasi noneho turebe ibintu wahoze unyita peti turebe ushaka guhangana nanjye kwanza kanze nkwerekesha akundi urashaka iki mani urashaka iki wari kumbwira ngo ndashaka iki ndi kubona abantu bari kurira ipangu bafite ibyuma ngo ndashaka iki rero sasa tugiye kuguha ibyawe sibyo ushaka fata amaguru mwe namufasha
igitangaza koko. Umubare dusomere ino jambo ryo mu Migani 27:6. Haravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzakurekura. Haleluya, Yesu shimwe. Ntabwo nzakurekura. Ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinza nkiriho. Haleluya. Nuko umutima wawe ntuzagira icyo ugushinza ukiriho. Uri hano mu isi, iyi si turabizi ni y'abanyabyaha. Iyi si yaranduye. Uyu mubiri twambaye uradushuka. Ariko gukiranuka kwawe ntuzakurekura. Sibyo? Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Nukuri Imana ishimwe ngo dufashe igihe mu ntambara, ariko iyi si ntizagushuke. Haleluya. Iyi si ntizagushuke. Uzarinde umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Haleluya. Amen. Muzarinde imitima yanyu. Uwiteka Imana ubwo azagaruka muri iyi si azasanga imitima yanyu ikera. Amen. Amen. Nimuzabe nk'abandi b'iyi si, nimuziyandarike nk'abandi bose. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana yanjye we, Imana urakoze. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Iyi Mana ni ukuri, iyi Mana irashimishije. Iyi Mana ni ukuri. Oh, haleluya. Amen. Gukiranuka mu Befeso 5:10 havuga ngo mushakashake uko mwamenya iby'umwami wacu ashima. Haleluya. Amen. Ushakashake muri iyi si ushaka iby'umwami ashima, ubundi ibindi uzabiharira Imana. Warasenze uburiki. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mushakashake uko mwamenya iby'umwami wacu ashima. Haleluya. Tambira Imana wongere uyitambire. Oh, tambira Imana wongere uyitambire. Oh, ngaho tamba we. Oh, ngaho tamba we. Oh, ngaho tamba we. Oh, ngaho tamba we. Nimwigireyo nanjye nyitambire. Oh, nibatambe we. Oh, nibatambe we. Oh, nimureke n'uyu nawe amfashe. Oh, ngaho tamba we. Oh, ngaho tamba we. Oh, ngaho tamba we. Ngaho tamba we. Reka nawe uze umwakire. Oh, ngaho tamba we. Tamba. Ngaho tamba we. Oh, ngaho tamba we. Oh, tambira Imana wongere uyitambire. Oh, tambira Imana wongere uyitambire. Tambira Imana, tambira Imana, tamba. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Mwicare gato, mwicare. Haleluya, haleluya. Amen. Imana yacu ngo yikorera amaboko. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nawe ayikoreye ngo yikorera amaboko. Haleluya. Amen. Kuri nanjye Imana yotse kundinda mu minsi yashize. Nabonaga bigoye, bigeze habi, ariko ndavuga ati Imana nundinde ibi bintu uzawushimye. Haleluya. Amen. Buri wese nawe udafite amashimwe muri we, sibyo? Haleluya. Amen. Ukuri mureke utange ituro ry'ishimwe, kuko Imana yacu irakomeye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka dushyire igiseke dutanga amaturo y'ishimwe, buri wese mu mutima we yumva ko Imana ayishimye kuko abikunze, sibyo? Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, bera izibukwa imbere Imana izibukwa. Haleluya, imirimo y'abera izibukwa imbere Imana izibukwa. Haleluya, imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana izibukwa. hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa, uko niko tuzaba turirimba izabanesheje. Hazabaho kuramya no Haleluya, guhimbaza Imana gusa, uko niko tuzaba turirimba. hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa, uko niko tuzaba turirimba izabanesheje. Hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa, uko niko tuzaba turirimba. Izabanesheje. Haleluya. Amen. Amen. Abantu bamaze gutanga amaturo, Mana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimira urukundo rwawe, tugushimira ubugira neza bwawe,
turagushimye kuri Imana y'igitangaza, Imana ishobora byose. Ni ukuri Data Nyiringabo mweretse abantu bamaze gutanga amaturo, ni ukuri Imana Data Nyiringabo ntacyo biyemeye, ahubwo wowe nk'Imana barengere, baha umugisha wawe Kristo. Ni ukuri baha umugisha, reka aho bakuye ubakubira ishuri 1000 Kristo, reka ntibazabura amafaranga mu mifuka yabo. Ni ukuri Imana ntibazabura umugisha mu byo bakora, ahubwo wowe nk'Imana uzakomeza ubagenderere kandi ubakomereze amaboko. Ni ukuri Data Nyiringabo ukomeza ubaha imbaraga kandi ukomeza ubaha imirimo yo gukora. Ni ukuri Data Nyiringabo wowe nk'Imana ishobora byose, ni wowe twiringiye kandi ni wowe ushobora byose, ni wowe udukomeza. Komeza ubaha imbaraga, ni ukuri Data Nyiringabo zo gukora, ni ukuri ukomeza ubakomereza amaboko yabo. Haleluya, haleluya. Reka imigisha yawe basenderereho, imigisha yawe niyo bakeneye Data. Ni ukuri bakeneye umugisha wawe kugira ngo ukomeze ubaha imbaraga zo gukora Data Nyiringabo, kugira ukomeze bakore umurimo wawe ntacyo bitangiye. Ni ukuri komeza ubaha imbaraga kandi ukomeze ubafashe, komeza ubakomereze muri byose, komeza ubagure. Ni ukuri Imana baha imirimo yo gukora, kuko tubisabye twizeye izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Amina, amina. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Ukuri hano kwa Yesu. Ntukazajye uvuga ngo ndatanze, ariko Mana jya utanga ubumva ubyishimiye, kuko nawe wayikoreye ngo yikorere amaboko. Haleluya. Amen. Imirimo dukorera hano mu isi nizaduherekeza no mu ijuru. Amen. Umenye ko utaca muri uriya muriro, ahubwo wowe imirimo yawe nizagenda ikagira aho yambuka. Niba nta mirimo ufite kuri iyi si, menya ko no mu ijuru nta kintu kizaguherekeza. Haleluya. Amen. Mureke dukorere Imana tubikunze, sibyo? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa Yesu ni ukuri harimo byose. Amen. Kwa Yesu harimo Byose. harimo Byose. ugati amena. Amen. Amina. Amen. Gira mugenzi wawe gukorera Yesu nta gihombo. Gukorera Yesu nta gihombo. Gukorera Yesu Nta gihombo. ni ukuri nta gihombo. Uyu mwami y'umukorere aguha imigisha myinshi cyane, ukagenda unyura aho abandi baze kunyura. Haleluya. Atwambutsa aho abandi baguye. Haleluya. Haleluya. Mana ushimwe. Yesu ni ukuri biruzuye, imigisha ya Yesu ni myinshi. Amaherezo ariko murabeshye muzafatwa. dufatwa nande so wagipetiwe uradutesha akazi wa mushenzi. Gamunde kure twumvikane nk'abantu b'abagabo. gipetiwe nticyakiri kutubeshya mbana ubwo tukire kure. Rekura mani, rekura ntari. Ubu nta muntu ufite igishimwe kiri kumubyiga muri we, kabe yahaguruka ni ukuri. Haguruka ni ukuri, ushima Imana pe. Yakoze imirimo ntari gukora, cyangwa umwana w'umuntu atari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora, cyangwa umwana w'umuntu atari gushobora. Haleluya. Amen. Nitwa Claudina, nkaba ndi umuvugabutumwa, nkaba nsengera Rukurazo, nkaba naje kwifatanya namwe mu butayu, ariko mfite ishimwe maze iminsi ntekereza ari njye mu mutima nshaka gushima byambangamiye. Nkavuga Imana ngomba kuzahura na bene data nkabashimira, babwira ibintu Imana yankoreye ni ibintu bikomeye pe. Ndashima Imana. Ejo bundi mama wanjye yakoze impanuka, umutwe urajanjagurika, bamupfuka inshuro ahantu nka 5-6, kandi ni umukecuru ukuze, ariko ndashima Imana ko atigeze apfa, nta n'igufwa ryigeze ryangirika. Ndashima Imana kandi Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Amen. Kandi Imana rwose nzaza ndatanga umukeka wo kurusanya umuntu yicamo ko twaje mu butayu, ku buryo matatu yanduza imyenda yaje yambaye rwose. Amen. Abantu babishinzwe rwose ndaza guhura nabo mubahereze kandi Amen. Amen. Azabazana, Yesu azabazana, n'abari kure bose Yesu azabazana. Haleluya. Azabazana, Yesu azabazana. Oh, haleluya. Azabazana, Yesu azabazana. Mwiwe neza. Oya garuka nta kibazo kuri kwirukanka. Garuka kwa Yesu. Garuka. Kutubonye kwiruka ni cyo kibazo. ndabizi ko gusengera mu butayu bitemewe, rero ndababonye ngira ngo muri abayobozi, niyo mpamvu nari nirutse. Umaze umwanya ungana ute muri gusengera hano? Tumaze umwanya mutoya turi hano, ntabwo turahamara umwanya munini ariko tukihagera. Nta kibazo ngaho icara n'ubundi bingenza n'amahoro. Murakoze Imana ibahe umugisha.
nta kibazo mwene da icara nawe musanzemo nta kibazo turi gusenga reka namwe dukomeze twifatanye mu gusenga hano twari twaje gushima Imana nta kindi cyari cyatuzanye aha ngaha mwe muri bande munyicaze uyu mukobwa ntabwo umuzi kuramo izo nkweto gira vuba shyire ku ruhande hari Biriwe neza basanze hano nitwa Byibeshyo mwana ndi umukozi wa RIB nshinzwe iperereza uyu muhungu nembaye n'umuhungu nembaye n'umugabo afite ibyaha byinshi uyu mukobwa muri kumureba turamubona abeshya abantu ko agiye kubasengera mu butayu akabafata ku ngufu uyu mukobwa yazanye ikirego none namwe nsanze mwaje gusenga afata abakobwa ku ngufu afite ibyaha byinshi ni umwambuzi no kwica ubanza yakwica kuko umuntu uza akabeshya abantu ko agiye kubasengera akabahohotera ibyaha byose yabikora nta kintu atakora ubwo rero ni ku bw'izo mpamvu ubuyobozi natwe twabimenye bigizwe murare n'uyu mukobwa wahohotewe uyu nguyu uyu ni umutekamutwe yirirwa azana abantu mu butayu ngo aje kubasengera akabakorera ibyaha byinshi ni n'umwambuzi kandi ubasanga mwana atuye Yego. kizana ayo mafaranga yose kibatuye gira vuba se za kwiba abantu we nta n'isoni zara nandi bya bisambo biranarya sha siko aya mafaranga ari na menshi mwakira amafaranga yanyu muze kuyagana buri wese ayo yatanze arayazi rero reka uno mukobwa twazanye abibibwiriye mutajya twenda ni ibintu byo gupapira byo kubeshya ababwira baho ubuhamya hato bitazagira n'undi muntu biza kubaho kugira ngo mubyirinde namwe njyewe uyu musore twari tuziranye dusanzwe dusengana aha mu butayu akajya ambwira uburyo ari we muntu uzansengera ibibazo byose mfite bigakemuka akajya ambwira uburyo akora ibitangaza ndamwizera twahuriye ahantu ugiye guhaha arambwira ngo tugenda nsengera binyemurire byose birangire nanjye nari maze iminsi mfite ibibazo ndamukurikira anjyana ahantu ntazi anyambura amafaranga nari mfite arangije amfata ku ngufu byarambabaje mbona nta kindi nakora ubucuti bwanjye nawe burakomeza burazamuka dukomeza duhura anzi ibintu byinshi aho namenyeye ko yaneye inda nagiye kwa muganga icyambabaje nagezeho nsanga yaneye na sida nibwo nahise mfata umwanzuro wo kujya kumurega kuri RIB ubu uwo muri aho tuza nta kibazo mwabyumvishe rero iby'ibanze arabibabwiye muri kumva ko umuntu mwirirwanaga ni umunyabyaha ruharwa ubu tugiye kugenda tumukoreye iperereza nimba ari umuntu nanone muri mwe n'uwo mwamuzi yahohoteye mwabitumenyesha kugira tubishyire mu idosiye ye haguruka kinyabyaha we imbere tugenda rero mugira ubwenge